bagera mu gihugu ikirere cyacyo gituma umunyamahanga ukijemo ashaka gusinzira. Byiringiro atangira kuremererwa n'ibitotsi abwira Mukristo ati, ndemerewe n'ibitotsi cyane, ndabumbura amaso binduhije cyane, reka turyame hano dusinzireho gato. Mukristo ati, ashwida, twasinzira ntitwakanguka ukundi. Mukristo ati, noneho tuganire ibyiza kugira ngo tutaganzwa n'ibitotsi by'aha hantu. Bari mu rugendo rugana i Siyoni kandi bagendaga baganira. Amahoro yari yose kuri abo bagenzi. Mukristo yibukaga uko umutwaro w'ibyaha bye wahambutse ukagwa mu mva yari irangaye, ugatembagara ukagenda buheriheri. Mukristo yibukaga amagambo yavuze ubwo umutwaro w'ibyaha bye wagwaga, maze akamara umwanya atangaye cyane. Icyamutangazaga kandi ni ukuntu umusaraba wa Yesu wari waramuhambuye umutwaro w'ibyaha bye byose. Ibyo byatumye amarira yatemba nk'uruzi ku matama, ariko ubwo yaragihagaze akitegereza umusaraba arira kandi ababaye, yaje gusangwa n'abantu batatu barabagirana. Bari bamuzaniye amahoro maze baramuramutsa, baramubwira bati, amahoro abe kuri wowe. Undi aramubwira ati, ibyaha byawe urabibabariwe. Maze uwa kabiri amwambura ubushwambagara, amwambika imyenda myiza. Uwa gatatu amushyiraho ikimenyetso mu ruhanga, amuha umuzingo w'igitabo mu ntoki ngo ajye awusoma. Kuva ubwo mu mutima ha Mukristo hatashye amahoro. Indirimbo byose nabituye i Karuvari cyangwa se ibihe by'imibabaro yakomotse mw'ubwo buhamya butangaje bwagiye buba ku bantu b'Imana kugeza uyu munsi. Iyi ndirimbo yahimbwe n'umupasitoro w'umubatista witwaga John Moore. John yavukiye muri Scotland mu gace kitwaga Dunbartonshire. Hari ku itariki ya mbere y'ukwa cyenda mu cya 1925, ubwo yivugiye ko ababyeyi b'uyu muhimbyi bakundaga Imana. Umuhimbyi w'iyi ndirimbo yize mu ishuri ryo muri iki gihugu cya Scotland, yiga muri Glasgow. Nyuma yaje kuba umuvugabutumwa ukomeye cyane, azenguruka muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Kugeza uyu munsi John aracyariho, ntabwo arasinzira kuko Imana yabaye izigamye ubugingo bwe ngo yibutse abantu ibikomeye umusaraba wakoreye ubugingo bwe kuva kera mu cya 1925. Ni iki cyatumye John Moore ahimba iyi ndirimbo byose nabituye i Karuvari cyangwa se ibihe by'imibabaro? Ni iki cyamuteye guhimba indirimbo ivuga ibyo gutura byose i Karuvari? Byari byagenze gute ubwo yabwiraga abantu ati, mutima ubabaye, humura witinya, iby'uyu mutima byavuye he? Ni iki cyatumaga John abwira abantu ati, ngibyo bihe by'imibabaro mucamo, nanjye njya mbicamo, ariko nubwo mbicamo njye ntacyo bimbwiye kuko nabituye i Karuvari? Hari mu mwaka w'icya 1952 ubwo telefone yahamagaraga uyu muvugabutumwa wo mu itorero ry'Ababatista. Uwari umuhamagaye yari umunyamabanga wa sosiyete y'ubwato bwatwaraga abantu. Bamenyeshaga John, umuhimbyi w'iyi ndirimbo, ko umukozi umwe wari umusare w'iyo sosiyete arembeye cyane mu bitaro bya Glasgow, bityo ngo agire bwangu yihute ajye kubwira ijambo ry'Imana uwo musare wagaragurikiraga ku gatanda k'urupfu ko muri ibyo bitaro byo muri Scotland. John ntiyatindiganije, yahise ajya gusura uyu musare wari urembye cyane. John yatangiye kubwira uyu muvugabutumwa ijambo ry'Imana. Uyu muvugabutumwa ubwo yari atangiye kubwira uyu murwayi ijambo ryakiza ubugingo, ryatangiye gucengera mu mitsi yumva, maze uwo murwayi wari urembye cyane, arembeye kuri ako gatanda k'urupfu, atangira kureba mu maso ha John, akomeza kumutumbira cyane. John nawe yakomeje kureba mu maso h'uwo murwayi utari ufite ibyiringiro na bike, maze arebye uko ababaye cyane kandi adafite aho yatura ibimuhangayitse byose, aramubwira ati, muvandimwe wanjye urwaye, nanjye nari imeze nkawe ntagira ibyiringiro na bike, ariko nkimara gusobanukirwa iby'umugenzi wavaga mu gihugu cya rimbukiro agana ku musozi wera, maze yagera i Karuvari akahatura umutwaro w'ibyaha bye byose n'amaganya ye yose, nanjye nabituye i Karuvari. John aramubwira ati, tura i Karuvari biguhangayitse byose uyu munsi, mutima ubabaye, humura wirira. Ubwo uwo murwayi yumvaga iby'ubwo buhamya bukomeye,
amarira yatangiye kumubungabunga mu maso, hatangira gushoka maze atangira kuboroga. Moore, umuhimbyi w'iyi ndirimbo, yatumbiriye uwo murwayi cyane wariraga, maze aramubaza ati, murwayi, urumva ufite umutwaro uremereye mu mutima wawe? Urumva umutima wawe ukiremereye cyane ku buryo ibyo ufite byose utabitura i Karuvari? John, umuhimbyi w'iyi ndirimbo, yafashe wa murwayi maze barasengana, basengera hamwe. Bamaze gusenga, ukumwenyura kuzuye amahoro kwatashye mu mutima wa ya ndembe, maze kuva ubwo ibyayo byose itangira kujya ibitura i Karuvari. Muri uwo mugoroba wo mu 1952, John, umuhimbyi w'iyi ndirimbo, nibwo yaje guhimba amagambo y'iyi ndirimbo agendeye kuri bwa buhamya bukomeye cyane yahaye wa musare wari urembye cyane, maze aravuga ati, ibihe by'imibabaro biteye agahinda byose nabituye i Karuvari, Yesu ari bugufi. Muture Yesu amaganya yanyu uyu munsi, byose nabituye i Karuvari, Yesu ari bugufi. Mutima ubabaye cyane, humura witinya, byose nabituye i Karuvari, Yesu ari bugufi. Ni amagambo yakomotse mu mutima w'umuhimbyi wari uzi icyo yari yarakorewe i Karuvari. Yibukaga ibihe by'imibabaro yari yaranyuzemo mbere yo kugera ku musaraba, akumva arashengutse. Ariko igihe cyaje kugera, yibuka ko bitakiri ngombwa ko biremerera umutima we, kuko yavugaga ko uko byaba bimeze kose yabituye i Karuvari, kandi ko i Karuvari babyakiriye. Ibihe byinshi Karuvari yagiye ibera uburuhukira abagenzi bagana iwabo. Iyo bageraga i Karuvari bararuhukaga, kuko bahasangaga uwabaturaga imitwaro y'ibyaha byabo. Iyi ndirimbo yerekana ko umubabaro uba mu mutima w'umuntu ushaka Imana mbere y'uko agera i Karuvari, kandi yongera kwerekana ko nyuma ya Karuvari abana b'Imana baba batagihangayikishwa n'ibyaha cyangwa amaganya y'isi, kuko mu rugendo rwabo baba barabituye i Karuvari. Ufite umutima ubabaye cyane, umuhimbyi w'iyi ndirimbo yarakubwiye ngo, tura Yesu amaganya yawe uyu munsi. Igituma uhora ufite umutima ubabaye nuko utaramutura ayo maganya agiye kuzaguturitsa umutima. Numara kuyamutura yose, no mu gihe ugeze mu gihe gikomeye nk'icyuriya murwayi yari arimo, uzajya uririmba uti, byose nabituye i Karuvari, Yesu ari bugufi. Uzajya ubwira umutima wawe uti, mutima ubabaye, humura witinya, kandi nta kintu kizongera kugutera ubwoba, kuko nyine Yesu ari bugufi. Wagize neza kubana natwe muri aya mateka y'iyi ndirimbo ivuga ngo, ibihe by'imibabaro biteye agahinda byose nabituye i Karuvari. Ufite indirimbo ukunda ariko ukaba utazi impamvu bayihimbye? Yandike hasi muri komenti, tuzakubwira amateka yayo, kandi nidusanga twarayikoze turaguha link kugira ngo umenye impamvu bayihimbye. Wabanye na Jacques Lameke nk'uko bisanzwe mu mateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Gira amahoro, Yesu ari bugufi.